Yesu Kristo nashimwe, uyu munsi tugeze ku munsi wa 41, dusoma ijambo ry'Imana, turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, uyu munsi turatangirana n'ibice 16. Imana yo mu ijuru ibane natwe kandi ibaho umugisha. Ibya Pasika n'iyindi minsi mikuru. Ujye uziririza ukwezi Abibu, uziririze Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi Abibu arimo Uwiteka Imana yawe yagukuriye muri Egiputa nijoro. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambire ahantu Uwiteka azatoraniriza kuhashyira izina rye ngo rihabe. Ntukagire umutsima wasembuwe ubirisha, ujye umara iminsi 7 ubirisha imitsima idasembuwe, ariyo mitsima y'umubabaro, kuko wavuye mu gihugu cya Egiputa uhubutse, kugira ngo iminsi yose yo kubaho kwawe uhore wibuka wa munsi waviriye mu gihugu cya Egiputa. Muri iyo minsi uko ari 7, ntihakagire umusemburo uboneka muri mwe mu gihugu cyawe cyose, kandi ntihakagire inyama z'igitambo watambye ku munsi wa mbere nimugoroba zirara. Ntuzatambire ibya Pasika ahantu hose h'iwanyu Uwiteka Imana yawe iguha, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yawe izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ariho utambira umwana w'intama wa Pasika nimugoroba izuba rirenze, mu gihe cyo kuva kwawe muri Egiputa. Uzajye uwotsa uwurire ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranya, mu gitondo usubireyo ujye mu mahema yawe. Mu minsi 6 ujye urya imitsima itasembuwe, kwa 7 mujye muteranira mwitonze kuba iteraniro ryerejwe Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo ukoraho. Kandi ujye ubara iminsi y'amasabato 7 uhereye igihe utangiriraho gutemesha imyaka umuhoro, ujye utangira kubara iminsi y'ayo masabato uko ari 7. Ujye uziririza Uwiteka Imana yawe umunsi mukuru ukurikira ayo masabato uko ari 7, uwuziririsha gutura amaturo umutima ukunze uguturisha, ahwanye n'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha. Wishimirane imbere y'Uwiteka Imana yawe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umulewi w'iwanyu n'umusuhuke n'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari hagati muri mwe. Mwishimire ahantu Uwiteka Imana yawe izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. Kandi uzajye wibuka yuko wari umuretwa muri Egiputa, witondere ayo mategeko uyumvire. Ujye uziririza iminsi mikuru y'ingando uhamye 7, numara guhunika ibyo ku mbuga yawe uhuriraho, no kubika vino yo mu muvure wengeramo. Iyo minsi mikuru uyishimanemo n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umulewi n'umusuhuke n'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi w'iwanyu. Umara iminsi 7 uziririza Uwiteka Imana yawe iminsi mikuru, uyiziririza ahantu Uwiteka azatoranya, kuko Uwiteka Imana yawe izaguhera umugisha imyaka yawe yose n'ibikuva mu maboko byose, kandi uzagira umunezero musa. Uko umwaka utashye, abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe 3, babonekera ahantu izatoranya, bayiboneke imbere mu minsi mikuru y'imitsima itasembuwe no ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7 no mu minsi mikuru y'ingando, ariko ntibazaze ubusa imbere y'Uwiteka. Ahubwo umuntu wese ajya atanga uko ashoboye ibihwanye n'umugisha Uwiteka Imana yawe yabahaye. Uzishyirireho abacamanza n'abatware ahantu hose h'iwanyu Uwiteka Imana yawe iguha, mu bihugu by'imiryango yawe yose. Bazajye bacira abantu imanza zitabera. Ntuzagoreke imanza, ntuzite ku cyubahiro cy'umuntu, ntuzahongererwe, kuko impongano ihuma amaso y'abanyabwenge kandi igoreka imanza z'abakiranutsi. Imanza zitabera na hato azaba arizo ujya uca kugira ngo ubeho
utware igihugu cya gakondo Uwiteka Imana yawe iguha. Ntugashinge igishushanyo cya Ashera cyabajwe mu giti cy'ubwoko bwose iruhande rw'igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe, icyo uziremera, kandi ntuzishingire inkingi y'amabuye, kuko Uwiteka Imana yawe iyanga. Igice cya 17. Ntugatambire Uwiteka Imana yawe inka cyangwa intama ifite inenge cyangwa ubusembwa bwose, kuko icyo ari ikizira Uwiteka Imana yanyu yanga urunuka. Hagati muri mwe ahantu hose h'iwanyu Uwiteka Imana yawe iguha, nihaboneka umugabo cyangwa umugore ukora icyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari kibi cyo kuva mu isezerano ryayo, akagenda agakorera izindi mana, akikubita imbere yazo, naho ryaba izuba cyangwa ukwezi cyangwa ikintu cyose cyo biri mu ijuru byinshi, kandi ntabitegetse, ukabyumva, uzagire umwete wo kubibaririza. Nubona ko ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa mu Bisiraheli, uzasohore uwo mugabo cyangwa uwo mugore wakoze icyo cyaha kibi, umujyane mu marembo y'umudugudu wawe, naho yaba umugabo cyangwa umugore umwicisha amabuye. Ukwiriye kwicwa yicwe ashinjwe n'abagabo 2 cyangwa 3, ntiyicwe niba ashinjwe n'umwe gusa. Amaboko y'abagabo bamushinje aba ariyo banza kumwica, maze habone gukurikiraho n'abandi bantu bose aba ari bo, ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Nihaboneka urubanza rukunanira, kuko ukwiriye guca urubanza rw'ubwicanyi cyangwa rw'imburanya cyangwa rw'inguma, ari iby'abantu baburaniye mu marembo y'iwanyu, uzahaguruke ujye ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije, usange abatambyi b'Abalewi n'umucamanza uzaba uriho muri icyo gihe, ubabaze, nabo bazakubwira urubanza baciye. Nawe uzabigenza uko baciye urubanza, bakaba barukubwiriye aho hantu Uwiteka azaba yaratoranirije. Witondere ibyo bakwigisha byose, ubigenze utyo. Uko amategeko ari bakwigishije n'uko urubanza ruri baciye bakaba barukubwiye, azaba ari kugenza. Ntuzatambikire iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu rubanza bakubwiye. Umuntu uzasuzugura ntiyumvire umutambyi uhagarikwa no gukorerayo umurimo wera imbere y'Uwiteka Imana yawe, cyangwa ntiyumvire umucamanza, uwo muntu azicwe, akure ikibi mu Bisiraheli. Abantu bose bazabyumva batinye, be kongera gusuzugura. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ukaba umaze kugihindura no kugituramo, ukibwira uti ndiyimikira umwami nk'uko ayandi mahanga ngose yose ameze, ntuzabure kwiyimikira uwo Uwiteka Imana yawe izatoranya. Uwo muri bene wanyu azaba ari we wiyimikira. Ntukwiriye kwimika umunyamahanga utari mwene wanyu, ariko ye kuzishakira amafarashi menshi, kandi ntazasubirizeyo abantu muri Egiputa kugira ngo yigwirize amafarashi menshi, kuko Uwiteka yababwiye ati, ntimuzasubira ukundi muri ya nzira. Kandi ye kuzishakira abagore benshi, kugira ngo umutima we udahinduka ukava ku Uwiteka, kandi ye kuzarushaho kwishakira ifeza n'izahabu byinshi. Kandi namara kwima ingoma ye, aziyandikire aya mategeko mu gitabo, ayakuye mu gifitwe n'abatambyi b'Abalewi. Icyo gitabo azakibane ajya agisomamo iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko, no kuyumvira, umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri aya mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe, we n'urubyaro rwe hagati mu Bisiraheli.
Igice cya 18 Abisiraheli bahanurirwa ko umuhanuzi Mesiya azaturuka muri bo. Iyo ni titire yawo. Abatambyi b'Abalewi ndetse umuryango wa Lewi wose ntibagire umugabane cyangwa gakondo mu Bisiraheli, ahubwo barye ku bitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro, batungwe na gakondo ye. Ntibazagire gakondo muri bene wabo, Uwiteka niwe gakondo yabo nk'uko yababwiye. Uyu aba ari wo uba umwanya w'abatambyi abantu bakwiriye kubakurira. Abatamba igitambo cy'inka cyangwa cy'intama bajye bakurira umutambyi urushyi rw'ukuboko n'imisaya n'igifu, kandi uzajye umuha umuganura w'amasaka yawe n'uwa vino yawe n'uw'amavuta yawe ya elayo n'ubwoya bw'intama zawe, kuko ari we Uwiteka Imana yawe yatoranirije mu miryango yawe yose guhagarara agakora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka we n'urubyaro rwe iteka ryose. Kandi Umulewi nava aho atuye ahantu hose h'iwanyu ho mu gihugu cy'Abisiraheli cyose, akajya ahantu Uwiteka azaba yaratoranirije abitewe n'umutima ubyifuza rwose, azajya akora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka Imana ye, nk'uko bene wabo bose b'Abalewi bakora bagahagarara imbere y'Uwiteka. Ajye ahwanya n'abandi umugabane w'ibyo kurya, ariko ugeretswe ku biguzi by'ibyarazwe na ba sekuruza. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka, kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe, utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe. Ko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko wehoho Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro, uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa. Uwiteka arambwira ati, ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wabo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira ayo amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye, nzabimuhora. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi niwibaza uti, tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntigisohore, icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kucyihimbira, ntuzamutinye. Igice cya 19 Imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka Imana yawe nimara kurimbura amahanga ya ba nyiri igihugu iguha, ukayazungura ugatura mu midugudu yabo no mu mazu yabo, uzirobanurire imidugudu 3 yo hagati mu gihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguha guhindura. Uziharurire inzira, ugabanye igihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo mu bice 3, kugira ngo uwishe umuntu wese abone uko ahungira muri imwe muri iyo midugudu. Iri ni ryo tegeko rya gatozi wishe umuntu agahungiramo akabaho. Uzica mugenzi we atabyitumye adasanzwe amwanga, nk'uko umuntu yajyana na mugenzi we mu ishyamba guca ibiti, akamanika intorezo akihanukira kuyikubita ku giti ngo agice,
igakuka ikikubita kuri mugenzi we ikamwica, azahungire muri umwe muri iyo midugudu abeho. Bibeho bityo kugira ngo uhorera amaraso y'uwapfuye adakurikira agatozi uwo akirakaye akamufatira kuko urugendo ari rurerure, akamukubita ikimwica kandi yari adakwiriye kwicwa kuko adasanzwe amwanga. Nicyo gitumye ngutegeka nti uzirobanurire imidugudu 3. Kandi Uwiteka Imana yawe niyagura urugabano rwawe nk'uko yarahiye ba sekuruza banyu, akaguha igihugu cyose yarahiye ba sekuruza banyu ko izabaha, kandi izakiguha niwitondera aya mategeko yose ukayumvira ayo ngutegeka uyu munsi, ngo ukunde Uwiteka Imana yawe ugahora ugenda mu nzira ikuyoboye. Uziyongerere indi midugudu 3 uyongere kuri ya yindi uko ari 3, kugira ngo amaraso y'abatacumuye atavushirizwa hagati mu gihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ukagibwaho n'urubanza rw'ayo maraso. Ariko umuntu niyanga mugenzi we akamwubikira, akamutera, akamukubita ikimwica, agahungira muri umwe muri iyo midugudu, abakuru bo mu mudugudu w'iwabo bazamutumire bamukureyo, bamugabize uhorera amaraso y'uwapfuye amuhore. Ntuzamubabarire ukure ku Bisiraheli amaraso y'utacumuye kugira ngo ubone ibyiza. Ntuzahine imbago z'urubibi rwa mugenzi wawe zashinzwe na kera muri gakondo yawe uzahabwa mu gihugu Uwiteka aguha guhindura. Umugabo umwe ntazahagurutswe no gushinja umuntu gukiranirwa cyangwa icyaha uko kiri kose. Guhamya ko abagabo 2 cyangwa 3 azaba ariko gukomeza ijambo ryose. Umugabo w'ibinyoma nahagurutswa no gushinja umuntu icyaha, ababurana bombi bazahagarare imbere y'Uwiteka, imbere y'umutambyi n'abacamanza bazabaho muri icyo gihe. Abo bacamanza babibaririze cyane, nibabona uwo mugabo ari indarikwa washinje mwene wabo ibinyoma, muzamushyire aho yashakaga gushyirisha mwene wabo uwo, uko azaba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Abasigaye bazabyumva batinye, be kongera gukorera ikibi kingana gitya hagati muri mwe. Ntuzababarire umeze utyo, ubugingo buhorerwe ubundi, ijisho rihorerwe irindi, iryinyo rihorerwe irindi, ikiganza gihorerwe ikindi, ikirenge gihorerwe ikindi. Igice cya 20, titire yaho iravuga ngo amategeko y'intambara. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu ababwira ati, nimwumve Bisiraheli, uyu munsi mwigira hafi y'ababisha murwanya, imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Kandi abatware baze abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza? Nagende asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara, undi ngo ayeze. Kandi ninde uri hano wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo? Nagenda asubire imuhira ye gupfira mu ntambara, undi ngo arye imbuto zarwo. Kandi ninde uri hano wasabye umukobwa akaba ataramurongora? Nagenda asubire imuhira ye gupfira mu ntambara, undi ngo amurongore. Kandi abatware bongere babaza abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima? Nagenda asubire imuhira, imitima ya bene wabo ye gukuka nk'uwe. Abatware nibamara kubwira abantu ibyo, bashyireho abatware b'ingabo bo gutabaza abantu. Niwigira hafi y'umudugudu ngo urwane nawo, uzawubwire iby'amahoro. Maze nibagusubiza iby'amahoro bakakugururira
abo uzasangamo bose uzabakoreshe uruharo. Ariko nibanga gusezerana amahoro nawe, ahubwo bagashaka kurwana nawe, uzasakize uwo mudugudu. Kandi Uwiteka Imana yawe niwukugabiza, uzicisha umugabo uwurimo wese inkota, ariko abagore n'abakobwa n'abana babo n'amatungo n'ibiri muri uwo mudugudu byose n'imiryango n'isaho byabo byose ubyijyanire, urye ibyo wanyaze ababisha bawe. Ibyo Uwiteka Imana yawe yaguhaye azaba ariko ugenza imidugudu ikuri kure cyane itari iy'amahanga. Ariko mu midugudu y'aya mahanga Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ntuzakize ikintu cyose gihumeka, ahubwo uzarimbure rwose. Ayo mahanga niyo Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, kugira ngo batabigisha gukurikiza ibizira byabo byose bagirira imana zabo, mukaba mucumuye ku Uwiteka Imana yanyu. Numara igihe kirekire ugose umudugudu ukarwanira kuwutsinda, ntuzatsembeshe intorezo ibiti bya bene wo, kuko byagutungisha imbuto zabyo, ntuzabice. Igiti cyo mu mirima mbese nacyo ni umuntu byatuma ugitera nka wa mudugudu? Icyakora ibiti uzi ko bitera imbuto ziribwa, uzabitutira ubitsembeho, ubyubakishe ibihome ku mudugudu uturwanya, kugeza aho uzawutsindira. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo n'igice cya 21. Mugire umugoroba mwiza.